Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turashimira Imana muri iki gitondo. Dushimye Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose. Tuyishimiye igitondo cyiza yaduteguriye kugira ngo tubwire abantu imirimo y'Imana. Imana data nihabwa icyubahiro. Nkuko bisanzwe rero ni Gatera Jose guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro yatugiriye neza, Imana yaturinze namwe kabarinda. Njya ntekereza ko turangije ukwezi kwa kane twinje mu kwezi kwa gatanu, kandi nukuri Imana yabanye natwe. Imana yabanye natwe guhera uyu mwaka ugitangira, yabanye nawe. Hari benshi bapfuye kandi bapfuza amarabira, ariko wowe nanjye turi bazima. Hari indirimbo ivuga ngo niki watanze mwana wa Adamu, ngo cyatumye urindwa bigezaho, ngo ujye umenya ko ari ubuntu wagiriwe. Rero ubwo buntu Imana yatugiriye turabuyishimiye. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Pasteur Serugendo Dismas, ari nawe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Reka abasuhuze. Turabashubuje bene data, igitondo kiza. Imana ibagirire neza. Imana ibagire neza. Mureka dusenge twumve ijambo ry'Imana, kandi ndumva ko hari ikintu Imana iri bukore. Hari ikintu Imana iri bukore nutega amatwi ijambo ry'Imana ukizezwa n'ijambo Imana. Hari ikintu iri bukore. Buri munsi uba ufite icyo Imana yakuremeye. Urakoze Mana, turagushimye. Tugushimiye igitondo cyiza uturemeye, watandukanije umucyo n'umwijima n'imirimo y'amaboko yawe. Turagushimiye iyo neza yawe watweretse, turagushimiye urwo rukundo, tugushimiye ubwo buntu watugiriye. Ntacyo twatanze. Hari benshi baryamye babyutse biranga, babyutse bazamuye ukuguru bumva ntibikunze, bazamuye ukuboko bumva ntibikunze, bahumbuye amaso bumva ntibyemeye. Ntacyo twatanze kuba amaso yacu areba, ntacyo twatanze kuba amatwi yacu yumva, ntacyo twatanze n'ubuntu. Ubwo buntu rero turabugushimiye. Kandi n'abarwaye bakaba batareba, bakaba bahumye, bakaba bari kwa muganga, nabo baragushima, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwawe? Nta na kimwe, nta cyadukura ku rukundo rwawe. Abo nabo baragushimye. Kandi ijambo riratubwira ngo hari cyari ibyiringiro yuko banatema igiti ngo ariko kikazashibuka kikagira ibitonome byiza kuruta ibya mbere. Iyo ndwara yavamwe igisubizo, ubwo buhumyi bwavamwe igisubizo. Aho hantu uri kuva ugihumeka umwuka bazima, Imana yahabyaza umusaruro, izina ry'Imana ryahahererwa icyubahiro. Rero Mana turabigushimiye, kuko ari wowe ugira ikirema kandi ukagikomeza. Mukozi wawe turamusengeye, Mana ongera umukoreshe kurushaho, vugana natwe mu ijambo. Mu izina rya Yesu duhagaritse imbaraga zikinira mu kirere, zikiranye imitima y'abantu, zibarangaza kugira batumva ijambo ry'Imana. Turakumira izo mbaraga mu izina rya Yesu. Reka indwara zikomeye zikire, abasubiye inyuma bahaguruke, abacitse intege bongererwemo imbaraga. Ukora igitangaza muri iyi saha, ineza y'Imana igaragare. Urakoze Mana, uruhura abarushye, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka twumve ijambo ry'Imana. Karibu mukozi w'Imana. Murakoze. Tushimiye Imana iki gitondo cyiza ituhaye akakanya gato cyo kuba mbere yanyu tubageza ubutumwa bwiza. Jambo ry'Imana nibyo kurya byacu twebwe abakiranutsi, kandi igihe cyose tukiri muri urugendo tugomba kumvira ijambo kandi tukaribika no mu mitima yacu. Mana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, cyangwa umutwe w'iri jambo tugiye kuganira. Umutwe w'ijambo iratubwira iki? Kwibuka Egiputa no kuwava. Amateka ya Egiputa Abisirayeli ntabwo babashije kwibagirwa. N'igihe bavuye muri Egiputa ntabwo bibagiwe ayo mateka. Buri saa yose abantu abakuru bagendaga bibutsa, basobanurira Imana
abana babo amateka bahuye nazo mu gihugu cya Egiputa n'uburyo bavuye mu gihugu cya Egiputa. Mose bagiye bigisha bwoko bwa Bisirayeli, babibutsa buri gihe cyose buryo Imana yabakuye mu icyo gihugu, uburyo buzima babayemwo mu icyo gihugu. Kandi ibyo byatumaga bakora iki? Bakomera mu rugendo rwabo. Byatumaga iki? Bubaha Imana. Nuko abantu bose batatekereza neza, nuko abantu bose tutafite ubwenge kimwe, ntabwo baburaga bacika indege. Ariko kwibuka ibyo bahuye nabyo muri Egiputa yari by'ingenzi. Nabivuze no gukora iki? No kutekereza buryo Imana yabakuye mu icyo gihugu, kuko yari ubutsinzi ku Bisirayeli icyo gihe. Babonaga ko batashobora kuva muri Egiputa, babonaga ko Farao ntago bamurushije amaboko, ariko bakibagirwa ko ari Imana ifite imbaraga. Sasa tugiye kusoma kwanza mbere ya byose ijambo ry'Uwiteka iri mu gitabo cyo Kuva gice cya mbere murongo wa 8 tumanuka hasi. Muri Egiputa hihama undi mwami utigeze kumenya Joseph. Navuze ko Kuva gice cya mbere murongo wa 8 kugeza kwa 14. Muri Egiputa hima undi umwami utamenye nde Joseph. Abwira abandu be ati, dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi, rusha n'amaboko. Abisirayeli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi, buturusha n'amaboko. Nimuze tubashakire ubwenge bekwigira, bikazatuma bafatanya n'abanzi bacu n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya, bakava mu gihugu cyacu. Ikibazo nicyo cyatumye babaha abo kubatwara kubaretwa ngo barishe imirimo iruhije. Bubakira Farao imidugudu yo kuhunikamo Pitomu na Ramsesi. Ariko uko barushaga kubabaza, nabo niko barushaga kugwira no gukwira. Abanyaegiputa banga Abisirayeli urunuka. Abanyaegiputa bakoresha Abisirayeli agahato. Murongo wa 14 turangirizaho. Babarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi. Uburetwa bwose babahatishaga. Tuhagarukiraho. Hano ni inguruza bene yacu batubanjirije muri urugendo batoranijwe n'Imana bitwa Abisirayeli. Aba bandu baje kutuberera intangarugero cyangwa kiyerekezo mu mibanire y'umuntu n'Imana. Mu gihe cyose wubaha Imana, mu gihe cyose wemera Imana, bandu bamwe bazi ko nimba turi mu gakiza, nimba twakijijwe, nimba twitwa abakozi b'Imana, nimba twitwa abakristo, nago twababazwa ku isi, nago twahura n'ibibazo, nago twahura n'ibigeragezo. Ariko kuba mu Mana filime genda hinduka. Gihe kimwe twinjira mu bibazo,
gihe kindi Mana yaturengera, gihe kimwe tushaka gukena, n'ikindi gihe tushaka gukira. Hano Abisirayeli Mana mu gihe cya Aburahamu n'Imana, Aburahamu yahawe isezerano, Mana isohoza isezerano, agenda abona ukuboko kw'Imana mu nzira yose yanyuragamo. Ariko umunsi umwe wabaza se baje kugera muri Isirayeli gute? Ariko umunsi umwe Aburahamu agiye gutambira Imana igitambo, abura kukiberera amaso. Yageze masaa nimugoroba, Aburahamu arananirwa, isazi ibikona biza hejuru y'icyo gitambo. Mana ibirebye kuko yashaka kumugerageza gato ya muri icyo gitambo atambira Imana. Mube maso mu rugendo, tube maso ku murimo w'Imana. Hariya iki ushinzwe mu itorero avamo bintu bibiri. Ashaka kuvamo igeragezo kuri wowe, Mana ikabyemera, ashaka no kuvamo umugisha kuri wowe mu gihe cyose ukiranukiye Imana. Niyo mpamvu ibintu byose dukorera Imana mu rusengero, mu muhamagaro, ugomba kwezwa mwene data, ugomba gutunganywa mwene data, ukagenda nguko Imana ishaka. Yo yagize gahunda n'Imana yo kwitambira igitambo, ariko icyo gitambo Aburahamu akiberera amaso, yirukana isazi, yirukana ibikona musi wose. Ageze masaa nimugoroba, Aburahamu tubwira ko ararambirwa. Amaze kurambirwa, anonura amaboko hasi, afatwa n'agatotsi. Isazi zirija ejuru y'icyo gitambo. Ikintu cyose tugomba kuzana mbere y'Imana kitwa kimana, kiberera amaso mwene data. Imana yaduhaye tuyiberera amaso. Kuyobora umurimo w'Imana yadushizemo tubiberera amaso. Gutanga ituro ugiye gutanga, gira ubwenge uyiberera amaso. Abantu bakorera Imana, bintu byose tugiye gukorera Imana bidusabamo, kuko ushaka kuvuga ko wabikoze neza ariko Mana ikakugaya. Kandi ikintu Mana yatumye mirimo yose wakora Mana itakwishimiye, Mana ikakugaya, nago kibyaza musaruro neza. Aburahamu Mana iraza kumubwira iki? Kuko utabereye maso gitambo, dore rubyaro rwawe ruzajya mu buretwa myaka 400 zirenze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ari ikindi cyaha tushaka gukora twebwe ababyeyi, ikaba ngaruka ku rubyaro wabyaye. Niyo mpamvu mu gihe cyose twitwa turabandu tumaze kuhindurwa, tukitwa bwoko bw'Imana. Bwoko bw'Imana ntago buba mu bitahesha Imana agaciro. Tugomba kuba abantu bacishwa bugufiya, tugomba kuba abantu bumvira Imana, tugomba kuba abantu bayoborwa n'Umwuka, tugomba kuba abantu baba intangarugero. Ndukikubita igituza muri rugendo, kwibuka aho Imana yadukuye bitubera byiza. Kwibuka ikakiza Imana yaguhaye, kwibuka imigisha Imana yaguhaye. Nimba ubyibutse neza, bikuwa murongo wo guhagarara n'Imana nguko bikwiriye, urayikiranukira ukagenda neza nguko Imana ikwiriye. Ariko iyi minsi simbizi buryo tuhagaze. Hano turavuga ku bene wacu Abisirayeli, bantu benshi barimo gucumuzwa nibiye muri iyi minsi. Ati imyaka maze mugakiza, imyaka Mana yansezeranije isezerano, nta kintu na kimwe irakora. Abamubiye bitandukanye. Navuze ko mu maboko y'Imana ashaka kuvamo ibiryoshe, akavamo n'ibisharira. Mwanya uri mu bihe by'ibintu bisharira mu Mana, komeza wagarare ku munara, komeza ukunda Imana, komeza ukiranukira Imana. N'igihe wageze mu rwego rw'ibiryoshe, nabyo bashe kubihagararamo neza. Dufite abantu benshi bakoreye Imana bakira bakene, dufite abantu benshi bakoreye Imana mu myaka myinshi, ariko twaje gutungurwa kubona Imana ibazamuye gatoya. Abantu batera Imana umugongo, abantu bava mu bushake bw'Imana. Oya, komeza ugendane n'Imana yawe kugeza aho uzavira ku isi, cyangwa Imana ikavuga. Muri Egiputa
icyo gihe Yakobo baje kwisanga Joseph agezeyo, umuryango we bamusangayo. Farao mukuru yakundaga Joseph mu bwenge yari afite, mu mpano yari afite, mu gucishwa bugufi yakwe no mu gukiranuka kwe. Byatumye Farao amukunda cyane, amuha kuyobora igihugu cyose cy'Abanyayegiputa, kandi we yari umunyamahanga. Byageze igihe kimwe navuze ko tugenda tuhura n'ibihe bisimburana muri urugendo rujya mu ijuru. Mwanya wariye ntabwo ariyo bihe byo kushima Imana gusa no gukorera Imana. N'umwanya utariye ugomba gushima no gukomeza kugendana neza n'Imana yawe. Muri Egiputa hima wundi umwami utigeze kumenya Joseph, nuko Bibiliya tubwira. Farao musaza wakundaga Joseph yaje gupfa. Amaje gupfa asimburwa n'umuhungu we witwaga Ramses. We aratekereza mu gihe yatangiye kuyobora kwe, arareba abona ubwoko bwa Bisirayeli, abwira abandu, nimba yakoresheje inama y'Abanyayegiputa bose, abwira abandu nuko Bibiliya tubwira. Abwira abandu be ati, dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buturuta bwinshi. Ibyo byose nabyo yari mugambi w'Imana. Utegereje umubare winjiye muri Egiputa, baje kuhinduka ubwoko bw'umubare mwinshi, ubwoko buturuta ubwinshi. We nyine abihamiriza abwira bene wabo Abisirayeli, buturusha amaboko, kuko Abisirayeli bakoreshaga mirimo y'uburetwa nizeko Abanyayegiputa batashoboraga kuzikora. Abemeza ko buturuta ubwinshi, buturusha amaboko. Nimuze tubashakire ubwenge be kwigira, bikazatuma bafatanya n'abandi n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya bakava mu gihugu cyacu. We amwereka ko babaye benshi, babarusha amaboko, muze tubagire ubwenge be kwifatanya n'ababisha bacu bakaturwanya, bo bakava mu gihugu bakagenda. Kuko bo bari bazi ko migambi y'Abanyayegiputa yari yuko Abisirayeli ntago bazabava mu maboko, bazakomeza kuba baretwa babo iteka ryose, nta kintu kizabakura mu gihugu cyabo. Muze tugire ubwenge, ejo nejo bataza kufatanya n'ababisha bacu baturwanye anyuma bacike. Bwana Yesu asifiwe. Ibi bishaka kutuereka buryo Satani n'ingabo ze bicara bagatekereza kubw'urugendo rwawe. Dore uyu muntu ntari umukene, dore uyu munsi asigaye abona udufaranga. N'urugero ndimo kukuwa, dore uyu muntu yeje mbere y'Imana nta kintu yari afite, dore uyu muntu yaje mu nzu y'Imana nta mpano y'Imana yari afite. Sasa uyu munsi Imana maze kumuha impano, impamvu iyo mano ashaka kwifatanya na bene wabo abarokore batubuza amahoro. Buriya gusenga kwa mukiranutsi kubuza Satani amahoro, gusenga k'umukiranutsi kuhindura migambi ya Satani. Ibyo ube ubimenya, aho Satani agambiriye kukwica kubwo gukiranuka no gusenga, iyo migambi Imana irahindura. Mwami wa Egiputa nawe afata iki uwo mugambi, bataza kufatanya n'abanzi bacu baturwanye, anyuma Abanyayegiputa Abisirayeli bigendere.
nuko wicara, nuko mu imisi ubaye munyandege ngeya, utagisenga nguko bikwiriye, utagikiranukira Imana nguko bikwiriye. Satani yabosha itorero, Satani abosha abantu b'Imana, babaye abanyandege ngeya. Kindu kitwa gukiranuka kiri kure yacu, kindu kitwa gusenga no kwiriza ubusa. Uko niyo ntwaro. Mirimo yo gukiranuka niyo ituhesha umugisha mbere y'Imana. Mirimo yo gukiranuka ituma Imana yumva kusenga kwacu, kuko ijambo ryayo riratubwira amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira. Ariko mu gihe dukiranukira Imana, mbaraga z'amasengesho zirabohora, mbaraga z'amasengesho zituha ibiri kureya ibyo tutafite, mbaraga z'amasengesho zihindura migambi ya Satani n'ingabo ze, mbaraga z'amasengesho zirazura, mbaraga z'amasengesho zirahindura urupfu kuba buzima, mbaraga z'amasengesho zidukura gucyavu nayo, mbaraga z'amasengesho bituma tuzura imbaraga z'Umwuka Wera, kandi Mwuka Wera ni Imana, nimba ari muri twebwe tunesha bitugerageza. Tekereza buryo wahagaze mu iminsi, usige urya utasenga, usige urya mutasenga, usige ubyuka utasenga. Farao uzamunesha gute kandi yahagaze mbere y'itorero? Yesu atufashe kandi atugirire neza. Umwami wabo ababwira aya magambo, nimuze tubashakire ubwenge be kwicara, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaho indambara, bakaturwanya, bakava mu gihugu cyacu. Bo batanze Abisirayeli kufata ingamba buryo bataza gufatanya n'ababisha babo, aje kuba mu indambara Abisirayeli bacike. Nicyo cyatumye babaha abo kubatwara, babaha abandi batwara bo kubatwara Abisirayeli, babagenzura, babareba buryo bagenda, buryo ibyo bavuga, ibyo bashaka kupanga nabo ngo babanishe imirimo iruhije. Abisirayeli babafatira ngamba itari nziza, babashiramo ababayagararaho babayobora, bashiremo mirimo iruhije. Bubakira Farao imidugudu, birwaga bakata icyondo abantu b'abagabo, kandi bakazindukira ku kazi saa 12, bagataha saa 12 yindi, abana bakasigara mu rugo bonyine barira. Ababyeyi bagiye kuvoma, ni imirimo y'ababyeyi kuvoma amazi, abarubyiruko n'abapapa bakahora bakata icyondo, bandi bajya gushaka ibyatsi. Yarakababaro, yarakahinda. Abana b'Isirayeli bose bari bahuje akahinda, birwa bonyine, babyeyi babo badahari. Abagabo aho bari bose bari basangiye uburetwa, bakata ibyondo, buri mugabo wese akata icyondo. Abadamu babo niyo birwa bavoma amazi ku nyanja. Bubakira Farao imidugudu yo kuhunikamo Pitoni na Ramsesa. Iyo midugudu ebigiri bubaka amadepo, twavuga gutyo, mazu manini yo kwimikamo. Ariko uko barushaga kubababaza, nabo nuko barushaga kugwira no gukwira. Bo bari bazi ko babababaza, bo bari bazi ko iyo mirimo yose y'uburetwa, kubera ko bamaze kuba benshi babakoresha iyo mirimo y'uburetwa, ntago bazongera kugwira. Bamwe bazapfa, bakubitwa ngo ni banana nijoro ati bapfe, bakore mirimo yo ngufu bapfe. Ariko icyo ugambiriye ku mukiranutsi, icyo ugambiriye ku munyamasezerano biratandukanye n'Imana n'umugambi w'Imana ku buzima bwe. Ushaka umugambanira, ushaka ko yapfa, ariko Mana ndagweza kwemerera. Ushaka umugambanira ukamuha bibi, ariko Mana izakomeza kumurinda. Nguko babakoreshaga iyo mirimo y'uburetwa, Bibiliya iratubwira ko barushaga kugwira no gukwira.
abanyaegiputa banga Abisirayeli urunuka tena. Mwanya babona ko umubare wabo urimo kuzamuka, barimo gukomeza kuba benshi, Abisirayeli bararakara, babanga tena uburyo runuka. Yesu ashimwe. Wicyari utekereze, ube wibuka aho Imana yagukuye, ube utekereza aho Imana ikugejeje. Ni imbaraga z'amaboko yawe, ni imbaraga z'amaboko zanjye, nukubwo ubwenge bwanjye, nuko twavukanye n'amahirwe, nuko twavutse mu muryango ukomeye. Oya mukristo, menya ko ari amaboko y'Imana. Nimbura cyariho, menya ko arabamwe wavukanye nabo batakiriho. Niyo mpamvu ugomba kubaha Imana, ugomba kuhesha Imana agaciro, tugomba gukora murimo Imana, tuhinduka umushitsi, tugomba gukunda Imana, tugomba kunezererwa turi mu murimo Imana, tugomba kubaha amategeko y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Gihe cyose itorero iteshutse mu ijambo, n'abakristo bashobora guteshuka. Gihe cyose itorero itigisha abantu kuri, n'abantu nago bashakisha kuri handi, itorero niyo inzira nayo yo kugeza abantu ku musaraba. Niyo mpamvu turasaba abakozi b'Imana, muhindire nyigisho, mwigisha abantu gukunda Imana, mwigisha abantu kubaha Imana, mwigisha abantu kwanga icyaha, mwigisha abantu gukiranukira Imana, mwigisha abantu ko Yesu azagaruka kandi nyuma y'iri byose azabaho urubanza. Abantu babe maso, bitegure, kuko batazi umunsi n'isaha. Abanyaegiputa baratoteza bwoko bw'Imana, barushaho kubakoresha uburetwa, bazi ko bazapfa, ariko buryo babatotezaga na buryo Abisirayeli bakomeza kuba benshi. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Ibyo tena oriye ko abanyaegiputa bagira ubwoba bwo gutinya Imana, bibongeraho iki? Kurakarira no kutoteza ubwoko bw'Imana. Ninde wavuma uwo Imana yahawe mugisha? Abantu barimo kurira ati Imana ndagwe basoreza amasezerano, mbega ubukene. Mumenye ko ari ikintu natwe twatakaje. Yadusoreza amasezerano gute tutakiubahi amategeko yayo? Yagusoreza amasezerano gute utagikiranuka mbere yayo? Waravuye mu bushaki bwayo, wavuye mu murimo wayo, wishingiye, wari umukozi w'Imana, utakibwiriza butumwa bwiza, utagikuzindukira mu nzu y'Imana ngo wazindukiragamo. Yakusoreza gute? Ubitekerezeho. By'Imana ndago biribwa n'abanyandege ngeya. Iby'Imana abantu benshi bazi ko ni by'ubundu. Oya, iby'Imana barabyikorera. Iby'Imana tugomba gukiranuka. Iby'Imana nabyo rimwe na rimwe turababara. Niyo mpamvu twebwe abavuga butumwa bakadutuka, bakadusebya kuba batafite ubwenge. Ariko abakozi b'Imana bakwiriye gushigikirwa. Nguko rimwe na rimwe numva cyangwa mbona abakini b'umupira, abantu benshi bakora sport bagenda bashigikirwa n'abandi ku buryo bwo guteza imbere izo sport bakora. Se kuki bavuga butumwa niyo basuzugurwa, kandi abavuga butumwa niyo bageza abantu ku musaraba, abavuga butumwa niyo bayobora abantu mu nzira yo gukiranuka Imana yo mu ijuru ishaka. Ariko bateshwe agaciro. Mwihangane abakozi b'Imana, nuko bakwanga, nuko ibyo uvuga bitemerwa, ariko wagarare, kuko musi w'urubanza benshi bazavuga ko Mana waje ryari kudusura, wadusanze ryari, wari kwa muganga ryari, wari mu nzu y'imbohe ryari, washonje ryari, wambaye ubusa. Hari buryo Imana izasubiza abantu gutyo. Niyo mpamvu tugomba kwihangana, dukore umurimo wa Data hakiri kare, duhabwe izindi mbaraga z'Umwuka Wera, tureke kurangazwa n'iby'iyi si. Iminsi usigaje ku isi ni iminsi yawe yo gukorera Imana. Nuko hari abandi bababaza abandi, nuko hari abarozi nabo basigaye barwanya umurimo w'Imana, bakarwanya abantu b'Imana, ariko ndawarwanya Imana ishobore. Baranga Abisirayeli mu buryo bubi, ariko Imana ikomeza kubahesha Abisirayeli umugisha, baragwira muri icyo gihugu.
abanyajiputa banga abisirayeli urunuka. Abanyajiputa bakoresha abisirayeli gahato nibapfe bakubitwa manwa na nijoro. Oh Yesu turengera abakozi bawe. Tuimbaraga zo kwihanganira bitugerageza. Tuimbaraga zo kuhagarara ku munara. Bene dataramakamba tuzambikwa. Abakozi bazihanganira bigeragezo. Bisirayeli barihanganiye bibazo. Bandu barimo navuze ijambo abantu barimo gucumuzwa n'amasezerano. Turageragezwa mu nzira y'amasezerano, turakubitika mu nzira y'amasezerano, usha no gusuzugurwa mu nzira y'amasezerano, usha kwangwa n'abantu bose mu nzira y'amasezerano. Ariko ukomeza wagarare ku murimo wa data. Komeza ukore byo gukiranuka. Wihangane mwana. Wihangane mukozi w'Imana. Wihangane abandi bandu bafite kubw'imano z'Imana barangwa n'abandu bastotezwa n'abandu. Ariko nabazani ijambo yo kwibuka aho Mana yadukuye muri Egiputa. Twarabanya bo kurimbuka. Mana itugirira kizere, ituagakiza, itu ijambo ryayo, muka wayo, idukoresha imirimo. Nimwihangane mu bibazo muhura nazo. Abakobwa, nje nkunda abakobwa ku murimo kera nabonaga abakobwa bitanga mu mpano yo gusenga, bitanga kuririmbira Imana. Ariko iminsi usanga benshi bacitse indege, benshi bashizwe urushako ku mwanya wa mbere, bishingira mu nzira atari bushake bw'Imana. Se ninduza kurengera mu gihe ukojeje Imana isoni, mu gihe utukisha Imana, se izasohoza isezerano gute? Nimwihangane itorero ry'Imana, mukomere ku murimo, mwezwe, mukiranuke, tureke ibyaha. Mana yange icyaha nuwera, irifuza abayisenga bayisenge mukuri no mu muka. Ibi byose turimo kurarikira bizatambuka. Ibi byose turimo kwifuza, urupfu niruza ntago tuzagendana nabyo. Abanyajiputa bakoresha abisirayeli agahato murimo w'Imana. Nabivuze tugomba kubikora tucishwa bugufiya, nuko ari bibazo, nuko ari ubukene. Ariko twizeye ko ari umunsi w'ubutabazi, hari umunsi Imana ishira iyererezo ku bibazo. Nimba utihanganiye bibazo geragezwa nabyo ku murimo, se uzambikwa makamba gute? Uzahembwa gute? Mundu ugira absence mu kazi no kumwirukana bamwirukana. Wa mundu ukunda gusibira ku murimo ashinzwe ku cyumweru kabiri gatatu utabonetse, nago wakora amezi 6. Nyiri umurimo agomba gukwagarika akashiramo wundi ufite umwete wifuza akazi. Barahari. Zanatwe turi ku murimo nitukikubita igituza twirate, cyangwa se tutakora neza murimo wa data. Repetition mu repeta gatatu ku cyumweru, ariko we buri gihe cyose ukora kabiri, we gihe cyose ukora musumwe. Se nyiri umurimo arakwishimira. Nta rwitwazo, buri muntu agomba kwihanganira bigeragezo bye. Abisirayeli bamara myaka 400 irenze na 30 batotezwa, bakubitwa, bararira, barataka, bahamagara Imana. Ariko kuko byari byavuzwe n'Imana ibwira Aburahamu, musi yatabereye amaso hano tugomba kubisobanukirwa. Nimukakangishwe bindu byavuzwe n'Imana tugomba kugira ubwoba. Ibwira Aburahamu, kuko utabereye amaso iki gitambo, urubyaro rwawe ruzajya mu buretwa myaka 430. Nize ko ari byo. Ijambo ryavuzwe n'Imana rigasinywa n'Imana, wiyubahe kandi wiyizere. Barize, barababaye, bahamagaye Imana ya sogokuruza Aburahamu, ariko Imana iraceceka ikabangita ari kumwe nabo kuko ni iminsi yavuze. Ariko giye munsi wageze, Farao yamenye ko Abisirayeli bari bafite Imana. Murongo nyuma turangirizemo. babarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato.
iyo byose n'Abisirayeli Abanyegiputa bakoresha Abisirayeli gutyo. Ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi, uburetwa bwose babahatishaga. Mbese Isirayeli nta mwanya wo kuruhuka, birwaga mu cyondo yo mu gasozi, bajya kutwara bitaka hariya bakaza gukatira hano, babyeyi bakajya kuvoma nk'uko twavuze, abandi bajya gushaka ibyatsi. Waba umusore, waba umupapa, waba musaza, nta mbabazi bagira, kandi mu kukata icyo cyondo mwanya basanze uhagaze urakubitwa, kuko barinzi bari bahari hagati yabo babarindaga. Utakora neza ukumva tu ingoni mu bitugu, yaramarira yarakahinda. Ariko munsi Imana yavuze ko birarangiye. Bene data, muziko Imana nisha kwemera ko turwara, Imana nisha kwemera ko dukena, Imana nisha kwemera inzara itwinjiranye mu rugo, ariko nta wundi uzaza kubikuraho kuhindura, nta wundi wagukiza ubu burwayi. Imana yemeye, atari Imana yonyine. Yemeye ko Abisirayeli bababazwe iyo myaka 430. Farawo yinangira umutima ati nabaretwa banje sinshwa kubarekura. Nabo Abisirayeli bakabona ko nta mbaraga tugifite, myaka yose yitukubitwa ingoni, abapfa bapfuye, nta mbaraga twabona yo kwikura mu maboko ya Farawo. Ariko babibagiwe ko bari bafite Imana ikomeye, Mana itarushwa amaboko, Mana ifite byose. Menya iyo ukorera, menya iyo usenga, menya iyo wizeye, ububasha ifite, butware afite. Ubwo burwayi ufite urabona ko Mana yabunanira kugukiza, Mana yananira kugukura mu bushomeri, Mana yananira kugukura mu agati y'abanzi, Mana yananira kuhindura amateka yawe. Oya, hari impamvu twarateshutse. Impamvu ya kabiri, tutakiumvira Imana. Impamvu ya gatatu, tutagikorera Imana ishaka. Impamvu ya kane, tutakizera Imana, tutakiubaha Imana. Impamvu ya kane, twabaye abanyandegenge. Impamvu ikurikiraho, tutagisenga no kwiriza ubusa. Masengesho ni intwaro y'umukiranutsi. Masengesho ibohora ubuzima bw'umuntu. Masengesho no gukiranuka iduha ibiri kure, hari ibyo umwanzi yazirika. Ariko kubw'imbaraga zo gukiranuka no gusenga, masengesho rabohora. Munsi wa Abisirayeli wageze, Farawo ararambirwa nawe, arabasezera ati nimumvire mu gihugu, niyo Mana yanyu yabicanyi. Ararakara. Ariko Mana ikora igitangaza, bagiye kugenda ibwira Abisirayeli mugende mwinjire mu baturanyi banyu, mubasabe yo maherena bambara zizahabu mu matwi yabo, mu zosi zabo, muyibasabe. Abisirayeli buri mu Isirayeli agenda ku muturanyi we, kuko icyo gihe mu gihugu cya Egiputa barabakire bambaraga ibyo bizahabu. Abisirayeli bagenda babisaba nta kubushidikanya, akayambura akayimuha. Mana yabo itaza kunica, Mana yabo itaza kungirira kuzana indi ngaruka. Abisirayeli Imana bakura mu buretwa, bafite umugisha y'iki kintu kitwa zahabu. Nimba wumva kintu gifite amafaranga hano ku isi, mabuye y'agaciro igira amafaranga, ariko ziratandukanye. Hari kintu kitwa diamant, hari kintu kitwa oro, niyo zahabu. Nayo ku isoko ntago rishobora kubura umuguzi. Abisirayeli bahabwa umugisha, bagenda banezerewe. Mwene data wo wagaze gute? Wihangane bikugerageza, hagarara ku munara. Burwayi ufite, inzara ufite, bushomero ufite, komeza ushaka Imana, komeza ukiranukira Imana. Imana nigera murozi ndabubasha afite. Imana nigera ubwo burwayi uzabushaka bubure. Imana nigera
tuzibaza se we wanzara we watubuzaga amahoro urihe. Ariko mureke tugarukire Imana, mureke tushake Imana ririye, mureke twongerere imbaraga, tusabe imbaraga z'Umwuka Wera. Imana ibafashe kandi bagire neza. Ijambo Uwiteka tushize ku mutima uyu munsi niryo ngiryo, uryakire rigukomeze rigushoboje. Munsi w'ubutabazi urahari, icyo Imana yakuvuza ari umunsi izashyira mu bikorwa abantu batangarwa. Kandi mureke tugire ubundi ubwenge yo gusengerana. Abakristo mutusengerane, tusengere abakozi b'Imana, tusengere igihugu, tusengere murimo w'Imana, tusengerane n'abakozi b'Imana. Mwongerete n'imbaraga yo gusengera inama mu midugudu dutuyemo. Yewe mu Kristo buri mudugudu dutuyemo, hagarara mu zindi mbaraga zo gusenga. Usengere ibibazo biri mu mudugudu, usengere abandi bakozi b'Imana mu mudugudu, usengere abakristo bagenzi bawe mu yo mudugudu, kuko mwanza tufite ifuwe atuve mu buburetwa, ducike mu buburetwa bwa Satani. Murakoze, Mana ibagirire neza kandi ibaheshe umugisha. Amen, amen. Mana iha umugisha umukozi w'Imana atubwiye urugendo rw'Abisirayeli bava muri Egiputa, bava mu maboko ya Farawo. Ariko nawe uyu munsi Imana igukure mu maboko y'ibikurwanya, Imana igukure mu maboko y'ibiguhiga, Imana igukure mu maboko yo gushoberwa no kwiheba n'uburwayi, amaboko y'indwara, amaboko y'ubukene, amaboko y'ubushomeri. Hari amaboko mabi Imana yakwambure nk'uko yayambuye Abisirayeli. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mureke dusenga Imana, mureke dusenga Imana. Ibyo byose byavuye mu gusenga no kwihangana. Mureke dusenga Imana. Mana yacu, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, Mana twiringiye, Mana ifite imbaraga. Iri ni ijambo ryawe. Iki ni igihe rero cy'Abanyarwanda, ntabwo ari Abisirayeli. Hari umuntu ukeneye kumuterura ukamukura mu kazitiro arimo, abadayimoni bamushyizemo, mu izina rya Yesu. Ukamukura mu nzangano z'imiryango, ukamukura mu bushomeri atinzemo, ukamukura muri iki kibazo cy'uburwayi, ukamuhagurutsa, ukamukura mu bitaro, ukamukura ku gisasiro. Imbaraga zisumba byose zigira icyo zikora. Urakoze Mana, uhereye kera uruko wahoze. Turasenze, turinginze, imbaraga z'Imana zihagurutsa abantu, abacitse intege, abananiwe, abarwaye, abananiwe, abacogoye. Turabasengeye kugira ngo ikiganza cy'Imana kibabeho. Urakoze, mukozi wa mwongerera imbaraga kandi ukomeze umwagure cyane. Ijambo rihindure benshi kandi ryongerera abantu kwizera. Urakoze, urakoze. Shyigikira rero ubwoko bwawe rwose, shyigikira itorero, shyigikira abashumba, shyigikira igihugu cyacu, shyigikira abayobozi bacu. Komeza ubagirire neza. Urakoze Mana, barwayi bakire, barushye baruhuke, buri muntu wese abasubiye inyuma bongere mu imbaraga, bongere bikomeze bahaguruke. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Mureke twumve ijambo ry'Imana kandi turyizereremo. Uyu munsi ni wowe. Hari aho Imana iri buhagurutse, hari amaboko mabi Imana iri bugukuremo, hari amaboko mabi Imana iri bugushotoremo. Reka tubahe telefone kugira ngo tuze kubafasha no mu buryo burambuye. Tuza kubafasha mu buryo burambuye. Wavuga uti se ubugiye Imana yampagurutsa aha ahantu maze igihe nicaye ntacyo nimarira. Imana yampagurutsa muri ubu buzima, Imana yampagurutsa mu byaha byananiye kurekura, Imana yabimpagurutsamo. Yakuye Abisirayeli muri Egiputa, yagukura muri ubwo busambanyi, yagukura muri ibyo kubeshya, yagukura muri izo nzangano. Imana irashoboye, ifite imbaraga. Hari n'abantu bakora ibyaha bakananirwa kubyigobotoramo, ariko amaboko y'Imana aracyahari. Imana rero ibagirire neza. Reka tubahe telefone ni 0785 0785 98 944 0785 98 944 na 0722 74 34 93 rimwe 0722 74 34 93 rimwe. Reka mushumba nabahe telefone kugira ngo tubafashe mu buryo burambuye. Philadelphia Imana kane gatatu kenda karindwi 54. Murakoze, mugira umunsi mwiza hamwe na Kristo. Amen.